Mwa bantu mwereka mbabwize ukuri, njya kuryamana n'umugabo wa mama ntago ni ukuri nabishakaga, oya, ahubwo nuko yari yanyemereye ko agiye kunyishyurira ishuri nkasubira mu mashuri nkiga, kandi numvaga ndambiwe nanjye kwicara mu rugo urumva nk'umwana w'imyaka 19 20 wicaye mu rugo yaracikirije amashuri, urumva birababaje. Arambwira ati rero wa mwana w'umukobwa we, ati mfite amakuru kuri umuhanga ufite visiyo nziza, ariko niba ushaka gusubira mu ishuri njyewe banza unyemerere ko uzajya umfata neza igihe mbishakiye, nanjye icyo uzajya ukenera cyose nk'umwana w'umukobwa, ndabizi abana mukenera byinshi, nzajya nyiguhereza. Mwa bantu mwe, ndangije ndamubwira ntese nari nsigaye mwita anko, urumva ntabwo nari kumwita papa, n'umugabo twamenyanye nkuze aje kubana na mama. Ndamubwira ntese anko, koko uragira ngo ndyamane nawe umugabo wa mama? Ubu mama aramutse ambonye cyangwa akamfata akatugwaho turyamanye, ntabwo waba utandukanyije umuryango burundu? Ndeba ibintu byose mama yankoreye, ndeba uburyo yatureze ari wenyine, ndeba ibintu byose yatwitangiye. Ndamubwira nti ntago nabikora, ndamubwira nti pe ndabikeneye cyane ariko ntago nabikora. Umugabo rero nibwo yambwije ukuri, arambwira ati rero wa mwana w'umukobwa we, nabanye na nyoko mukunzi pe, ariko nkikubona ibintu byose byarahindutse. Ati uri mukuru umaze gukura, urabizi abagabo urupfu rwacu ruba mu byo tureba. Ati nkikubona uburyo uteye, uburyo umeze, numvishe wagira ngo urukundo narifitiye mama wawe rugiye kuri wowe. Ati rero nakomeza nkakunda nyoko n'ubundi nk'uko bisanzwe nkanamwubaha, noneho ibindi njye nawe tukabikorera mu ibanga, ntitubikorere hano, twashaka tukajya tujya no mu ntara akaba ariho bijya kubera tukagaruka. Nimba ushaka gusubira mu ishuri, nimba ushaka kumwitaho, banza ubwe niba ubyemeye. Shatse ukubabeshya, nabanje kubyanga, mbona umwaka urihiritse ntasubiye mu ishuri. Umugabo arambwira ati rega ni ukuri, ati noneho nushaka uzana bibwire mama wawe, njyewe nutemera kumfata neza, yego nzakugaburira nzagutunga kuko narabyiyemeje, ariko ntago nakwishyurira ishuri. Ntago uzigera usubira mu ishuri, kerekanye ko nasubira mu kazi agashaka amafaranga akakwitaho. Bimaze kunshanga, mbona ko nta buryo nzasubira mu ishuri, kandi numvaga nkeneye byibuze kurangiza 6e, ariko uzi kwicara nta na diplome, warize imyaka igera kuri 6 ya primaire ugakubitaho imyaka 4 ya segonderi, ubura imyaka 2. Naravuze nti ariko rero kama mbaye uyu mugabo ngiye kumuha ibyo ashaka, imyaka 2 gusa byibuze ndangize kwiga, nimara kwicara na diplome nzatangira mpiga akazi, icyo gihe nzahita mpagarika iki kuryamana nawe. Ubwo niko kubimwemerera yuko namuha ku bintu, kuko icyo gihe abanyeshuri bari bagiye gutangira. Numva mpangayitse n'ukuri, ndeba abana twiganye bari mana yanjye bari kaminuza, ndavuga nti ibi ni ibiki? Nari maze imyaka myinshi nicaye, ndamubwira nti rero nubwo uri umugabo wa mama nta kibazo, ndabyemeye, ariko nsubire mu ishuri. Arangije arambwira ati rero, ati kuko mama wawe akorera hafi yo mu rugo, ntago twabikorera hano. Ati njyewe ndaza kugenda. Uwo munsi nkibimwemerera, nayimwandikiraga muri message, ntabwo twabonaga umwanya wo kuganira ibyo byose, twakoreshaga message. Arambwira ati ngiye kugenda, ndakubwira ahantu uza kunsanga. Ati hanyuma mama wawe nakubaza aho wagiye, mubwire ko nari nakubwiye ngo ujye gushaka ikigo. Urumva abanyeshuri bendaga gufungura, abana bari barimo barashaka ibigo. Umugabo duhana gahunda yuko saa 7 gutyo z'amanywa ndaba maze gukaraba, maze kwambara, akambwira ahantu musanga, ubwo twe twabyemeje yuko ngiye kuryamana nawe.
noneho ariko mu by'ukuri numvaga mfite ubwoba, naravugaga nti koko ngiye guca inyuma mama wambyaye wanyitangiye, nyine nkumva birangoye, ariko nanone nkareba nkavuga nti kuri iyi ngingo reka nanjye nikunde ndebe ejo hanjye hazaza, njye mu ishuri ndangiza uwa gatandatu. Mbo Mariya ari kumaza hoya uyu mugabo okay, kansubira inyuma gato nta kibazo. Ubundi njye nakuze mbana na mama gusa pe, na musaza wanjye mutoya, nkura numva ko papa yamutaye, yari yarabanye n'umusore gutyo batarasezeranye barishingiye barabana, nyuma umugabo ntumbaze uko bigenda aramutaragenda. Kuva umugabo yagenda ariwe papa ntabwo nigeze mumenya mu buzima bwanjye, uretse ko hari udufoto mama yabitse njya ndeba, ariko n'ubu duhuye kurikije ukuntu ngana n'iyo foto nzi ntabwo namumenya pe. Ubwo rero nakuze mbana na mama. Icyo gihe mama yotsaga nyine ibigori ku muhanda, akagenda akarangura ibigori mu murima cyangwa ibisheke akajya ku muhanda, ikigori nyine cyabaga ari senkani cyangwa 100. Ayo mafaranga rero ntabwo yungukaga cyane pe, urumva yarabonekaga, yaboneka mama agahita yishyura inzu, yaboneka asagutse akaba ari ayo kurya gusa, rimwe na rimwe na minerivare ikaboneka. Mbese bwari ubuzima bugoye pe, sinkubeshye twaryaga nabi, wumve ngo narebaga abandi bana duturanye ukuntu barya, n'ibintu twe twaryaga mu rugo byari ibisosi by'ubunyobwa, ubunyobwa bw'ijana tukabushyira mu mazi n'akunyu hatarimo ikindi kintu, tukarisha ubugari kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, kuko ubugari icyo gihe bwaguraga makeya. Mama yamperezaga turuwasi, amezi izo turuwasi turaryamo saa sita ubugari n'ubunyobwa, nta gitunguru nta runyanya, cyakoze umunyu we wabaga uhari. Tuba muri ubwo buzima, ndiga urumva nigaga nyine muri leta, ariko mu gihe cy'ibizamini ninde mwana birukanye nabaga ndimo, ninde mwana wirukanwe nabaga ndimo, ariko ubuzima burihirika kugeza nsinze. Maze gutsinda nabonye ikigo, ariko maze kubona ikigo minerivare yari hejuru cyane, ku buryo rwose mama atari bubashe kunyishyurira ngo njye kwiga muri interina nk'abandi bana. Yanyishyuriye 8 yazi ntangira kwiga ntaha, ariko nabwo biramugora. Mama arambwira ati mwana wanjye rero aho bigeze gerageza wiga ariko ushake n'akazi. Ntangira kujya ntera uburaka rero, nimba ari ukujya gufura ahantu nkajya gufura, nimba ari ukujya gukora akazi ko mu rugo ku munsi nk'ikiraka, nkajya ahantu mu ngo z'abakire nkabona ibyo bibiri nkaza nkabihereza mama. Mw'abantu mwe byari bigoye, nize tronkome kubw'amahirwe ndatsinda. Mw'abantu mwe musaza wanjye muto aricara, kugira ngo mbashe kwiga egare musaza wanjye kwicara, kuko byari bigoye pe. Nimba ari ukujya gukora akazi ko mu rugo ku munsi nk'ikiraka, nkajya ahantu mu ngo z'abakire nkabona ibyo bibiri nkaza nkabihereza mama. Mw'abantu mwe byari bigoye, nize tronkome kubw'amahirwe ndatsinda. Mw'abantu mwe nari umuhanga, maze gutsinda mba ngiye mu wa 4 nabwo, ariko ikigo batsindiye ntabwo nari bubashe kujya kukiga, bari bamaye MCB kuko nari nzi ikintu bita mate, nzi ikintu bita shimi, ariko ntabwo nari bubashe kujya kubyiga. N'ubundi ni ibihumbi hafi 120 ingahe, twabuze n'ayo kurya. Mama arambwira ati mwana wanjye nta kibazo, shaka ibindi wiga. Nabuze iyo section mu mashuri nagombaga kwiga ntaha, ariko hari umwuga natangiye kwiga wa hoteleri njya mu wa 4 ndiga, ariko mbona ntabwo nkivamo. Ndavuga nti rero ntabwo ibintu nabyiga, kuko njye buriya mfite umutwe ufungutse biteye ubwoba. Nibwo navuze nti njye muri electronique, mpita shiftinga njya muri electronique, ewana mekanike, electricité, ibintu nk'ibyo byari ibintu numva mu buryo butagoye. Ndiga umwaka wa 4, ariko bigeraho musaza wanjye mbona atangiye kubura minerivare. Musaza wanjye muto aricara, kugira ngo mbashe kwiga egare musaza wanjye kwicara, kuko byari bigoye pe, kuko no kurya
ntibyari bikiri gukunda. Tubonye bigoye nanjye ubwanjye naravuze nti no, byibuze musaza wanjye reka yige, reka njye gushaka amafaranga, kuko musaza wanjye aracyari muto, wenda njye mbonye n'amafaranga nareba umwuga niga, ariko umwana ukiri pirimeri nawe urabyumva. Icyo gihe mama yari atarashaka undi mugabo, yari atararambagizwa. Hari najyaga numva bamurambagiza ariko akambwira ati kiriya ni igisaza cyanyahagiza cyantesha umutwe, ati uriya ari kuntereta kandi aracyafite umugore, ibintu nk'ibyo. Navuye mu ishuri rero ntangira kujya nkurutura akabisanzwe, ejo nkakora muri resitora, byakwanga nyine rimwe nkajya no mu kabari. Noneho mama nibwo umunsi umwe yaje kumbwira ko hari umugabo ngo uri kwifuza yuko babana, ngo kandi uwo mugabo ni umudivorce, afite gahunda, afite amafaranga. Ati none bana bangiye ko n'undi mbona tubayeho nabi, waretse nkabana n'uyu mugabo mukanshyigikira, mukaba abana beza, mukaza tukajya iwe, tukava mu bukode, nyuma y'igihe tugasezerana. Ati kazamfasha kubona akazi keza, bityo mugasubira mu ishuri mwese kandi mukiga neza. Ndumvaga ntacyo bintwaye. Mama nibwo twaje gufata ibintu tujya mu rugo rwa wa mugabo ariko batarasezerana, turagenda. Kuva icyo gihe mama atangira kurarana n'umugabo mu cyumba, nanjye ngira icyumba cyanjye nk'umukobwa, ubundi nararanaga na musaza wanjye. Mama agira icyumba cye n'umugabo we, musaza wanjye agira icyumba kirimo dushe na tuwarete. Yari umugabo w'umukire, ukiri muto, ukiri muto pe. Nabajije mama afite imyaka ingana, afite imyaka 40, ariko uburyo yagaragaraga nta nubwo wabonaga ko anayifite. Yari umugabo mutoya urusha imyaka mike cyane mama. Twarabanye, umusaza wanjye akajya amwita papa, ariko njye nkamwita oncle. Urumva ni umuntu twabonanye nkuze. Ubwo nibwo mama yamusabye kumwishyurira agaseta mu isoko twari duturanye, akaba arimo aracuruza. Mama akunda ibintu byo gucuruza. Ndabyibuka uwo mugabo wa mama yaramubwiye se wabaye uretse tukabanza tugatekereza neza umushinga muzima twakora urimo amafaranga. Mama ati nta kibazo, ariko mu gihe tutarabikora reka mbe ndi mu isoko nzunguza ndebe. Mama nibwo uwo mugabo yamuhaye 500, bagiye mu isoko rwose atangira gucuruza. Uwo mugabo uwo mwanya ahita yishyurira musaza wanjye ishuri, ajya mu kigo cya prive, gusa bamusubiza inyuma, atangira kwiga neza. Haba hasigaye njyewe nabaye ndaho mu rugo, nkajya nteka utuntu nk'utwo, nkajya gufasha mama mu isoko. Mana yanjye naragiye ndabyibuha rero. Umuntu wari unzi twarahuraga akanyoberwa, ku buryo njye wamubwiraga nti runa ntabwo wamenye. Naragiye mu mukobwa w'ikimero, ndashenguka mba muremure. Imibiri yombi yanjye nari mfite, niba ari ukubera gukaraba amavuta, agasabune keza n'amavuta meza, naragiye mba umutuku kandi mu by'ukuri ntaritukuje. Muri make nanjye nabaye mwiza, ndabibona. Buriya mahoro, umunezero mw'abantu bituma usa neza. Iminsi irihirika, tumaze nk'amezi 6 turi aho, nibwo naje kwegera wa mugabo. Ubwo mama yarambwiye ati rero mwana wanjye, uyu mugabo wanjye afite amafaranga, atuze kugenda umwegera. Ati njye nanze kubimubwira, tumva ko ni kumurundaho imitwaro y'abana banjye. atuze kumwegera witeretere, umubwira uti ko nshaka gusubira mu ishuri wazanyishyuriye. Amarambwira ati yaranje gukuremo ubwo buteri ya mbere. Koko nateye iya mbere. Umunsi umwe yaririwe mu rugo, hari ku muganda, ndamucunga. Mama agiye kujya mu isoko, umuganda urangiye, ndamwegera mubwira iyo gahunda, amaze ibyo nshaka kwiga, ndamusobanurira, turaganira. Arambwira ati ibyo bintu ni ibintu byoroshye rwose, n'uruca abana, nzabigukorera uriya mwaka nawe uzajya ku ishuri. Numva nyine ni ibintu azankorera atarinze kugira ibindi bintu ansaba. Umwaka wararangiye, igihe cy'itangira ry'amashuri kiragera, nibwo nongeye kumwegera, ndamubwira nti suribuka bya bintu nagusabye ko habura amezi 2 abana bagasubira ku ishuri, uba abashaka ibigo batangiye kubishaka. Arambwira ati ndashaka yuko tuganira.
twagiye twicara inyuma muri pasiparume mu imbuga y'iwacu nyine. Umugabo ati rero nta kibazo cy'ubuntu kibaho, nawe urabizi. Ati nemeye kubana namwe ndetse ndashaka no kuzasezerana mama wawe, nemera kwishyurira musaza wawe. Atariko ntabwo nari nzi ko n'ibyo kwishyura minerivare nawe bizazamo. Atariko ubwo wabinsabye ntabwo nabikwima, by'umwihariko njyewe ndanagukunda nubwo utari ubizi. Atariko hari ikintu nanjye nshaka kugusaba. Numvaga ari ibintu byoroshye, navuga nti rwose kimbwire. Arambwira ati niba ushaka ko nkwishyurira ishuri nkakwitaho nk'umwana w'umukobwa, ugatunga telefone nziza, ukagira imisatsi myiza nk'iy'abandi bari, imyenda myiza, nanjye ugomba kujya unyitaho igihe ngukenereye. Ati ntabwo nzarengera, ntabwo nzakabya, ujye umfata neza nanjye ngufate neza. Umugabo ansaba ko turyamana. Narabyanze icyo gihe, ndabwira nti ntabwo naca inyuma mama wanjye. Nyuma y'ubuzima bwose twaciyemo, ntago aka kanya atangiye kunezerwa aribwo namukorera bino bintu. Umugabo ati ntacyo bitwaye, igihe uzumva wampa uzambwire ngo minerivare. Naramwihoreye, numvaga hari azagera agatekereza neza akabikora. Umwaka waratangiye, abandi bana bajya ku ishuri, ndicara. Umwaka urangiye ndongera mbitekerezo, ndavuga nti ariko ubu ntabwo wari ubugoryi ndimo. N'undi uyu mugabo ntarasezerana na mama, sinzi impamvu badasezerana. Ushobora gusanga mama yaranze kumushyiraho puresha kugira biyubakira ubuzima bwe. Wajya kubona ukabona ejo baratandukanye. Uwagira ikintu nanjye mukuraho kutamenya iby'abagabo. Ubwo nigiriye inama ndavuga nti kama mbaya nkeneye kwiga nkicara na diplome yanjye. Imyaka 2 kugusiga ibintu byose. Nibwo rero namwegereye ndamubwira nti bya bintu wansabye narabyemeye, ariko ndashaka kujya kwiga. Duhana gahunda tuza kujya guhurira hehe, ahantu muri bino byumba nyine by'amarogi. Tugeze muri rogi rero umugabo yarandongoye. Ntabwo nabishakaga ariko byanagenze neza pe, kuko ntabwo habayemo guhatiriza. Yarabanje arantegura, umubiri uroroha, ndabishaka, turabikora nubwo numvaga ari amahano. Uwo munsi turyamana deja twavuye aho ngaho yamaze kumpereza minerivare, ndetse minerivare y'ibihembwe 2. Arambwira tugende ute wishyurira rimwe ibihembwe 2, ugura ibikoresho, ugura inkweto, ugure uniforms, ibintu byose kandi mu kigo cyiza. Ubwo rero umugabo ndavuga ntuke, numva ndanishimye, ndataha. Nzakubwira mama ntuzi ko anko yampaye minerivare ngo njye kwiga. Mama ndetse byagenze bite, ntabwo bifashe nabi? Mama nyine nshaka ibyo mubwira ndamubeshya. Ariko uriya mugabo nyine yatangiye kujya binsaba. Nyuma haciyemo nk'ibyumweru 3 yaje kongera kubinsaba. Arambwira ati humura sinzarengera, ariko nawe icyo uzashaka uzajya umbwira. Tukajya tubikora twihishe pe, tukirinda mu buryo bwose bushoboka. Narize rero. Uwa 4 ndawukubita, uwa 5 ndawukubita, mbona n'amanota meza. Ubu tuvugana maze nk'amezi 2 mbonye akazi muri kampani, ariko ntabwo nyivuga. Mbonye akazi keza kajyanye n'ibyo nize. Ariko ikibazo mfite, urumva nibwo nari nkikora, nari ntarahembwa. Nari nihaye intego ko nimpembwa ngomba kuzahita mva muri uru rugo rwa mama nkajya kwibana, kuko uyu mugabo mbona ko atazigera ahagarika kundongora. Kandi ikindi uko dukomeza kugenda turyamana, ngenda nanjye ndushaho kumwiyumvamo. Uriya umuntu akurongora uyu munsi ejo akongera, ejo bundi akongera, ushiduka wageze n'urukundo utazi aho rwavuye. Naravugaga ni ngayibaze rero nasariye umugabo wa mama. Navuga nti ubwo byarangiye yanyishyuriye ishuri, nimara kubona akazi ngomba kuzahita mva muri uru rugo, nta kintu kizongera kumpuza nawe na kimwe cyatuma twongera kuryamana.
ariko sinzi uko yabigenje, yanteye inda. Twajyaga turyamana tugakoresha ubwirinzi, none byarangiye yanteye inda. Amaze kuntera inda byaranshanze, ndangije ndamwegera ndamubwira nti se ni ibiki wankoreye ko mbona nasamye? Arambwira ati rero wa mukobwa we, ati nkeneye umwana, ati reba imyaka amaranye na mama wawe, yambwiye ko ataba muronapo kandi ntabyara. Ati rero naje gukeka ko mama wawe ashobora kuba ashaka kugira ngo afonde ubuzima bwe, ariko adashaka ko tubyarana. Utahari wenda ko tutarasezerana se ntago mbizi, utari kunkeneye umwana. Ati nta mwana ngira nubwo ndi umudivorosi, ati abana niyitirira nabo umugore twahoze tubana. Ati rero narebye mbona byibuze wowe nguteye inda, washaka ukambwira tugahita twibanira tukanasezerana, basi byapfa kuba byiza kurushaho. Niba ushaka ko tubana, njyewe mbwira nonaha, ni ibintu byoroshye, dusezerane tujye mu murenge kuko nta mugore ngira mu murenge, twibanire umbyarire umwana. Uyu mugabo nawe ntangiye kumukunda, numva nabyemera, ariko ni umugabo wa mama. Ndamubwira nti hoya ntabwo byakunda. Mama rero nibwo yatangiye kugenda mbona narahindutse. Ejo bundi yarambwiye ati mwana wanjye, ninde waguteye inda? Mama buri icyo musubiza, yambwiye ngo uyu munsi ngombe ndare mubwiye uwanteye inda, cyangwa anyirukane muri uru rugo. Ati kuko ntabwo wabyarira mu rugo rw'umugabo wemeye kudutunga, ngo uzane noneho n'umwuzukuru. Kandi ku buryo ndi kwibaza ntese mama nterure mubwize ukuri, byanshanze. Iyaba akazi kanjye byibuze kari kamaze gufata, nakavuye muri uru rugo nkahita nkwipa nkajya kwibana, mama atamenye uwanteye inda nkabyigumanira. Ariko nta mafaranga ndabona yatuma mva ahangaha. Uriya mugabo ati niba udashaka ko